ndigusha we. Ndigusha. Ndigusha we. Ndigusha. Mumbabarire we. Ndigusha ndaje kuranye. Mumbabarire ndigusha. Ndigusha we. We ndigusha. Ndigusha we. Daye ndashize. Mumbabarire. Mwiriwe neza rero nkuko bisanzwe iyi ni muri kumwe nanje Ruganzu Cyambaranama umuhungu w'Imana murumuna wa Yesu umuvugizi w'intumwa n'abahanuzi. Amvelope mureba irimo umuti ushobora gufasha umuntu watewe n'abazimu cyangwa n'abadayimoni uko wabyumva. Abazimu murabizi nkuko murabibabwira n'abakurambere banyu baba barapfuye baravuye mu buzima ariko bakongera bashobora gutera imiryango y'abantu bakomokamo cyangwa bakayisura. Iyo abazimu rero baje mu buryo bubi kwifashisha uyu muti. Iyi fu mureba niyo umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo abaturishe. Umuntu rero watera imyuka mibi ashobora kwikubita hasi agahwera nk'umurwayi w'igicu. Ukuntu bigenza urabona aha hantu nateguye ahangaha murahabona. Imagine ko ariho umurwayi wawe aryamye. Dufata umurwayi wawe tukamuryamisha ku kirago. Impamvu nateguye ahantu hatoya no kugira ngo mbashe kubigisha cyangwa kubasobanurira uko bino bintu bikora. Umurwayi wawe yamara kuryama hano ku kirago tugafata iyi fu tukayizungurutsa aho umurwayi wawe aryamye. Urankurikirana nta kanya na gato isize. Ukurikirana iyi fu neza.
urabanza ugasuzuma umuziga waciye cyangwa umurongo waciye uzungurutsa umurwayi nta kanya na gato wasizemo, kugira ngo amadayimoni n'abazimu bateye umuntu ubashe kuyafungirana neza, kugira ngo ataza kuba hatambuka. Iyo umaze gufunga uru ruziga, murarubona mwese, urabanza umurwayi wawe aryamye ahangaha, umaze kumuzungurutsa uyu muti cyangwa iyi fu niwo muti, umaze gukorotira aho umurwayi wawe agiye kuba ari kano kanya. Umurwayi wawe aryamye aho, urangiza ukamutera icyuhagiriro. Hanze ndaje mbere umwanya rero. Iyo tumaze gutegura umwanya tugiye kuryamishamo umurwayi wacu, turabanza tugafata aya mazi cyangwa uyu muti utobye muri aya mazi. Aya mazi rero iyo tumwinjira ku murwayi, nk'uko nagiye mbibereka kuva na kare, tukamuminjagiraho gutya, kubera ko twamaze kuzungurutsa yafu izungurutsa umurwayi mu kiryamo cy'umurwayi. Ntabwo uyu muti ushinzwe gutwika amadayimoni cyangwa imyuka mibi. Uyu muti ushinzwe kwirukana abazimu n'abadayimoni umurwayi wacu uryamye hasi. Bivuze ngo mbere y'uko ariko tuyamuminjagiraho, turabanza tugatera mu nzu hose, kugira ngo niba hari n'indi myuka y'abakurambere b'iwabo yaje kumviriza cyangwa kuyengereza, iyo abarozi bagiye batandukanye yose turabanza tukayirukana. Twamara kuyirukana hagasigara imyuka ya sogokuru wanjye wampaye ububasha n'ubushobozi kugira ngo nkore aka kazi. Uyu ni umurage w'abakurambere, uyu ni umurage twakuye ku bakurambere bacu kuva kera na kare. Ubu rero umwanya ugiye gukurikiraho, tugiye kuzana umurwayi wacu tumushyira ahangaha. Ibindi shyira amaso kuri ekara yawe ukurikirane, nta banga rihari. Bwira umurwayi yinjira. Ni ihembe twasigiwe n'abakurambere, ifu ivuye muri rino hembe. Urabona iri hembe ritandukanye n'andi mahembe yose, ni ihembe ritandukanye n'iri. Urabona iri hembe rifitemo umwenge mo imbere. Iri hembe rero nta mwenge rigira, buri hembe n'akazi karyo. Tugiye kubanza duhamara twiyambaza abakurambere, kugira ngo umurwayi wacu aze muri kino kiryamo ahagere ababyeyi cyangwa abakurambere bamaze kwisiga. Tugiye gutegura kino kiryamo cyacu kugira ngo ababyeyi cyangwa abakurambere, umurwayi wacu aze kuhagera bamaze kuhategura cyangwa kuhagana, ku buryo ari buhagere hari imbaraga z'umwimerere, hari imbaraga z'abakurambere, hari imbaraga ziteguye kurwanya imbaraga yazanye nazo cyangwa imbaraga zamuteye.
imbaraga z'abasogokuru n'abasogokuruza, imbaraga z'isanzure, imbaraga nahawe umwuzukuruza w'ibambwe Sekarongoro Mutabazi Mugabisha Birenge wowe n'abakurambere banjye ibisura zirabiryankunda mwese n'abatutangiye n'abatabaje ndabasabira ngo imbaraga ziri mu murwayi wanjye Komada, uyu murwayi wawe yafashwe ate? uyu murwayi wanjye rero yafashwe ejo afatwa mbona ari gutengurwa amubwira ni nuko we utajya wifubika umupira wanga kwifubika amubaza nese mwana wanjye urumva umeze uturarembye cyane tujye kwa muganga arambwira ati mama ntabwo ndembye cyane mu gitondo ngiye kugira ngo njye no guhinga nsanga ngiye kumubaza uko yaramutse ahubwo mbona nibwo arembye cyane rero nari muzanye kwa muganga ngo mugire icyo mumfasha nk'abaganga dore ararembye n'indembe afashwe atengurwa njya mubaza nese umeze utati ndumva bidakomeye cyane namuzanye kwa muganga ahubwo mbona arembye cyane rero nagira ngo mugire icyo mumufasha ko murabona ko arembye ni mumwiteho Ukurikije ko wamuzanye urabona ari ka kimeze?
nkurikije uko namuzanye kubera imiti mwamuhaye hari ikiri kumufasha, mwihangane mukomeze mumfashe rwose ndebe ko hari icyo yakwiyongeraho kuko ndabona arimo araremba ariko ntabwo ameze nk'uko nari namuzanye. Yamaze kugera muri cya kiryamo twamaze gutegura, tugiye kwirukana ibyo imyuka mibi imurimo. Uyu mwana murekure, urashya ye, murekure Jacques. Uramurekura. Muvemo. Oh. Mumbabarire we. Ndigusha ndahiye murangije. Mumbabarire ndigusha. Yo. Ndigusha we. Ndigusha. Ndigusha we. Ndaye ndashize. Mumbabarire we. Ndigusha. Mumbabarire. Mumbabarire we. Ndigusha we. We murwaza fata rira cumu. Ndigusha we. Mumbabarire sinzongera. Yihute vuba vuba. Nzongera guhemuka we. Mumbabarire. Umukoze mu mutwe. Koza mu mutwe. Mu musatsi. Ndigusha we. Imukuru ugenda ukoze no mu kirenge. Mumbabarire. Nzongera guhemuka we. Uranyishe we. Isubizo ryari. Va. Marie. Ano dini. Marie. Oh, hano dini yese. Mujyane mu rugo we. Mujyane mu rugo. Hano ni mujyane mu rugo. Wari umurwayi wawe byari bimurimo byamaze kumuvamo, indi miti araza kuyinywera mu rugo. Muterure.
Mwiriwe neza rero twaganiriye na muganga. Witwa nde? Aha. Mukanya cyangwa wagejejwe ahangaha uri umurwayi urembye cyane utabasha kuvuga, ndakeka se uzi uko wageze hano? Guhera kuri ku murwaza wawe noneho nawe uraza kutwibwira. Wewe mwebwe mwitwa bande? Yewe nitwa Jessica. Mwebwe? Yewe nitwa Sedivine. Nitwa Sedivine. Ese uribuka uko wageze hano? Sha ntabwo mbyibuka ukuntu nahageze, ahubwo birantunguye kuba mwisanze. Baza umurwaza wawe uko byagenze. Byagenze bite kugira ngo mbe nageze hano? Bwira umurwaza wawe, bwira umurwayi wawe uko yageze ahangaha. Nakuzanye hano mu gitondo warembye, nijoro waraye wiruka inzu wasaze wiyambura n'imyenda uhinda umuriro. Tangije rero mu gitondo mbona ntajya mu kazi nkusize mu nzu, n'ubundi mbona ukiri kwirukanka. Ndavuga ni reka nkugeze, navuze ni reka nkujyane kwa muganga w'ikinyarwanda, niwe rero wagufashije. Bari barakuroze umuntu nijoro waraye uhamagara ngo Jacques. Uwo nguwo rero niwe watumye nkugeza, uwo niwe watumye nkugeza ahangaha rero. Ariko uwo muganga yagufashije, ubona urakize, ubona urazanzamutse. Urabona ko abaganga rero kuri ni abantu beza bakunyirije mwana wanjye. Muganga ndagushimiye. Jacques uramuzi? Yego. Umugabo wawe se? Oya ntabwo ari umugabo wanjye, twigize ni umuhungu nyine twakundanaga, ariko nyine twaje gushwana hashize nk'ukwezi nyine dutandukanye. Nyuma byaje kugenda gute? Ko waraye uhamagara Jacques yari yabaye Jacques, byakugendekeye gute? Nyuma nyine yuko dushwanye yaje kumbwira ngo azampemukira, ariko nyine sinabyizera, nyine sinabyegereza umutima cyane yuko bishobora kuzabaho. Gusa nyine nanjye ntunguwe no kuba nisanze hano, cyangwa se mama wanjye yanzanye hano. Birantunguye cyane kuko nta nubwo nzi ko byambayeho, ahubwo se byambayeho koko cyangwa urambeye? Kandi byakubayeho nijoro urimo wiruka inzu wiyambura ubusa, nta mwenda n'umwe wambaye. Nkakubaza ntibimeze bite, nkabona ahubwo nanjye urimo urasimbuka ujya ku nkuta z'inzu wongera ugaruka. Nangije mfata urugi ndagufungirana ngo udasohoka. Mu gitondo nibwo nakuzanye kuri uyu muganga aragufasha. Yari yarabimbwiye, gusa nyine sinabifata nk'ukuri. None ubwo nyine nibyo byabaye, intego yiwe yari yayigezeho nyine. Ariko ndashima muganga kuba aka kanya ameze neza. Ni iby'agaciro cyane gakomeye, kubera ko ndi kumva ko nari imeze, ndumva ahubwo nari gushiduka nanapfuye. Ikintu rero nabonaga nari nagize ngo ni n'inzozi wenda, ariko ndumva ndi kubyibuka neza. Nabonaga abantu bari kuntera amasuka, imipanga, ibisongo. Nkajya mbona abantu bari kunyirukankana ari benshi, nkajya mbona n'abantu badahari. Bakajya bampinda banyirukankana ngana mu rugo kwa Jean. Imbavu zose ndi gutonekara, ndumva ntameze neza nyine, ndi gutonekara kubera ko imijugujugu niba yafataga, ndi kumva ameze nabi nyine ku mijugujugu bankubitaga n'imipanga. Niba byafataga simbizi, gusa nyine ndi kumva navunaguritse. Ubundi urifuza iki twakorera Jacques? Ndifuza ubundi Jacques kireka mumwisha mukamukura, cyangwa se mutamwica ukamukorera nk'ibyo yankoreye. Namubyeyi we urifuza iki dukorera Jacques? Rwose ntabwo narenga ku cyifuzo cy'umwana. Erega nanjye yarambabaje cyane, ibyo umwana yasabye nanjye mwabinkorera nta kibazo. Turabanza tubaze ababyeyi icyo bari gutwemerera icyo tubikora, ariko ababyeyi ntabwo bica,
ahubwo barahana kandi ibyo bamaze gukorera Jacques ntabwo byoroshye. Reka mbagire inama rero, reka Jacques ibyo yari yakoreye uyu mukobwa nawe tubimusubize. Nabamugize neza cyane rwose. Urubuyero yari yamwoherereje nawe rumusubirane, ubundi nta kumwica kurenza uko nguko. Atebuka agiye wamugarura, reka ibyo yari yakoreye umukobwa wawe nawe tubimusubize, ariko kumwica ntacyo urabukoze. Uramuvunye amaguru, ejo azaye, ejo ntacyo uraba umurushije. Numwica ejo nta kintu uraba umurushije, nawe uraba ubaye nkawe. Ahubwo musubize ibyo yari yakoze. Mwabamukoze cyane rwose. Tuguhaye ukwezi, nyuma y'ukwezi uzazanye ibyo 100 byasigaye. None se ikintu nashakaga kubabaza, mwamaye igihe cyo kwishyura ayo mafaranga yari yasigaye muri uko kwezi? Mu gihe utwo dufaranga naba ndi kudushaka ntabwo yamugarukaho. Oya, kandi ubona yakize. Hari ikibazo wumva ufite mu mubiri wawe? Ariko uko urabona barongera baguheke se cyangwa uritahana? Reba kumurebe neza, urumva hari ikibazo ufite? Uretse kuba wumva wakwiyaguritse imbavu, urumva mu mubiri hari ikindi kibazo ufite? Nta kibazo ufite. Ikibazo ufite ni uko numva nacitse intege, gusa ndizera ko nza kumera neza. Nta kibazo wongera kugira, kuko ibyari bimurimo ibyo byatumaga abona ibidahari byamaze kumuvamo. Ubu icyo Jacques yakora, umupfumu wese yajyaho, umurozi wese yajyaho, nta kintu byatanga. Uwo muti naguhaye ni uwo kugenda urashyira ku musego ibumoso n'iburyo, ushyire no mu mirambuze iburyo n'ibumoso, ushyire mu ntanzi z'urugo, ushyire no mu bikingi by'amarembo. Noneho numara gukora ibyo ngibyo, urugo rwanyu ruraba rurinzwe, nta kintu Jacques yakora ngo cyongere gukurikirana ku mukobwa. Se wabonye ko namaze kumurasira hano ku rutirigongo? Buriya icyo yakora cyose, muri make uyu mukobwa wawe azajya abona Jacques nk'amabi yo muri bisi. Biriya byo kumubona kumva aramusariye ntibizongera kubaho. Ibyo yakora byose, imbaraga zose yakoresha, amarozi yose yakoresha, ntabwo bizongera kurenga ku bikingi by'amarembo by'isambu. Murakoze cyane rwose. Aho rero nimugende, nawe uzohereze gahunda z'abakurambere. Ariko uramutse uhemutse, zabanguka, nzanatebuka, ntabwo nzarindira uku kwezi. Zabanguka cyane rwose. Ugenda n'imbaraga z'abasogokuru.